Ni channel yacu nanone mukurikira ijuru ntirikorerwa. Ni Emile Nshimiyimana niwe muvugana. Tubibutsa gukanda subscribe ku batari babikora, kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byose dutanga binyuze kuri iyi channel. Ushaka kujya kuri group ya WhatsApp ni 07844257. Uri hanze y'u Rwanda ni +257844257. Nikaze kugira ngo dukomeze dusangire ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bazi icyo bashaka kubaza tutaza kugufatiranya. Nyine ni kubaza. Baza neza icyo bashaka kubaza. Bashaka kubaza niba kwiriza ubusa. Gusenga kwiriza ubusa nyine ibintu nk'ibyo n'ibyo byo kujya 10 n'ibyo byo kubahiriza amategeko nk'amasabato n'ibindi ngo ugiye masobanukirwa. Ariko harimo n'abaje nyuma ariko ubwo gusenga se wamugana cyakora ngiye mbona nasobanukiwe no kwigwa kubasa wenda. We wasobanukiwe ndetse usigaje cyo kumenya kwiriza ubusa cyangwa uri kubariza abandi. Oya ntago yabariza abandi, buri wese aba afite uko ari kumva mu mutima, sibyo? Ntiwamubariza rero. Yesu wigeze amubwira ngo kujya bigishwa bawe bo batiyiriza ubusa. Urimo kubyumva? Niko bamubajije, kujya bigishwa bawe batiyiriza ubusa kandi aba Yohana n'aba bafarisayo bo bakiyiriza ubusa. Nicyo kibazo bamubajije. Nziko nabasubije, yarababwiye ngo ntabwo umusangwa cyangwa se abasangwa bakwiriza ubusa bakiri kumwe n'umukwe. Muri abantu bakuru muzi by'ubukwe, sibyo? None ngo abasangwa ntibakwiriza ubusa umukwe ahari, sibyo? Keretse umukwe atagize ute adahari. Burya umukwe ataragera mu birori abantu babaretse kurya kunywa n'ibindi, nta munezero buratangira umukwe atari yagira ute ataraza. Ariko iyo umukwe aje ntago abantu bakomeza kwicwa n'inzara kandi umukwe yagize ute yahageze. Urimo kubyumva? Ubwo basubije rero ko abari kumwe nawe bo batajya bagira ute biyiriza ubusa kandi bari kumwe n'iki n'umukwe. Abo ko bakwiriye kunezerwa bakishima bakanywa bakarya. Biri kumvikana? Ariko bari ikibazo cyarabaze ngo aba Yohana bo n'abo bafarisayo kuki bo biyiriza ubusa. Yohana yahanuraga kuza kwande kwa Yesu, sibyo? Mu yandi magambo utari yagera kuri Yesu we agomba kwiriza ubusa. Bari bategereje kuza kwande kwa Yesu, barategereje kuza kumukwe. Abo rero bagomba kwiriza ubusa. Abo bafarisayo ni bande? Ni abantu bigisha ko abantu bazemerwa n'Imana biciye mu mirimo itegetswe n'amategeko. Abo ni abafarisayo. Kuki abigishwa b'abafarisayo nabo biyiriza ubusa? Ubundi amategeko mu Bagalatiya aratubwira ngo ni umushorero ugeze abantu kuri nde? Kuri Kristo. Abagalatiya 3 numva ari 23 na 24, sibyo? Mu yandi magambo iyo umuntu akiri mu mategeko abataragera kuri nde? Kuri Yesu abagishorewe. Biri kumvikana? Ariko umushorera burya ntimukanamutekereze nk'ari mwiza. Umushorera ni nko kubona record d'offense cyangwa daso nibo basigaye bariho kuri ubu ajyanye umuntu ku rukiko. Uwo niwe mushorera. Natwe ngo amategeko yatubereye umushorera utujyana nga tugeze kuri nde? Kuri Kristo. Ariko kuri Kristo twageze gute? Ubundi twageze kuri Kristo tujyanywe guhanwa. Biri kumvikana? Amategeko nta kindi Imana yatangiye no kugira ngo abantu babone ko ari abanyabyaha, abashinje. Biravuga ngo amategeko yaziye kugira ngo ibyaha bigwire, sibyo? Bibiliya ikavuga mu Roma 10:20 avuga ngo ibyo amategeko avuga byose abibwira abagengwa nayo kugira ngo akanwa kose kazibwe, abantu bakicike batsindwa. Ngo abari mu isi bose batsindirwa n'urubanza imbere y'Imana. Kubera ko imbere yayo nta muntu n'umwe watsindishizwa n'ibintu bitegetswe n'amategeko. Bene magambo amategeko ni umushinjacyaha. Amategeko ni Imana ikoresha yemeza wa muntu winangiye ko ari umunyabyaha. Amategeko ni Imana ikoresha ibwira wa muntu wibwiye ko ari mwiza ngo ngwino nkwereke nimba ushaka kunyereka kuri mwiza hera ku itegeko
rya mbere ugeze ku rya nyuma ngaho yakore rero warako wabyuka ndajya nabona ko wa mugani uri mwiza. Nyamara ngo imbere y'Imana nta muntu n'umwe watsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Ngo amategeko nayo kumenyekanisha icyaha. Ni nk'uburyo umushinjacyaha ahagarara mu rubanza avuga ati none se kuri kuvuga ngo ntabwo uri mubi, kuri kuvuga ni wabikoze, ntiwibuka wa munsi uyu n'uyu aha hantu aha n'ahasi ho wari uri bya bintu bibase, sibyo? Uwo niwo mumaro w'iki w'amategeko. Nubuye ngo agushakeho ibyaha byanze bikunze akurege utsindwe imbere y'Imana. Kuko nusanga warubahirije rimwe urasanga warishe irindi, kandi uwahirije yose agasitara kuri rimwe aba yacumuyeho yose. Amategeko rero ni umushinjacyaha Imana ikoresha kugira ngo yemeze abantu bose batuyize ko ari abanyabyaha. Niyo mbashorera umuntu kugira ngo amugeze kuri Kristo. Gute? Yamaze kugutsinda bakugatira iki? Urupfu. Kubera ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Hanyuma rero iyo umenye ko ugiye kurimbuka nibwo uvuga bahita bakubwira ati ubwo ubyemeye rero. Ubundi wari winangiye. Ubwo ubyemeye. Dore Yesu wapfuye mu cyimbo cyanjye. Sibyo? Iyo umuntu amaze kwemera icyaha cy'umushinjacyaha akomeza akamushinja. Ajya kureba abandi nabo banze kwemera icyaha. Niyo mpamvu amategeko iyo umuntu ageze kuri Kristo, amategeko abarangije umurimo wayo kuri uwo muntu. Hakurikiraho urupfu, kandi urupfu Yesu yagize ute? Yesu yararupfuye. Biri kumvikana? Sibyo? Bityo uwo muntu akabahindutse umwere arangije igihano kubera ko hari undi wagize ute? Wagihanwe mu cyimbo cye. Biri kumvikana? Aho byumvikanye neza. Ubu niwo mumaro rero w'amategeko. Sibyo? Noneho rero navugaga rero ko abigishwa b'abafarisayo, sibyo? B'abafarisayo bakiri gushaka gutsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, birakwiye ko biriza ubusa kubera ko ntibarabonana n'umuntu. Abayohana nabo bagitegereje kuza kwa Yesu, bataramenya ko Yesu yaje kandi ko yarangije yagombaga gukora akisubira no mu ijuru. Abo nabo bagomba kwiyiriza ubusa. Ariko abigishwa ba Yesu bo ntabwo biyiriza ubusa kubera ko bari kumwe n'umukwe. Biri kumvikana? Kandi ubwo ngubwo Bibiliya inavuga mu Bakolosayi 2:17 kumanura, haravuga ngo ibyo bintu byo kwibuza ibyo kurya ngo abantu bari gusenga ngo bisa nk'aho ari ibintu by'ubwenge, ngo abantu bihimbira uburyo bwo gusenga, ngo bamere nk'abigomwa iby'umubiri, sibyo? Ngo ariko ibyo nta mumaro na muke bijye bigira wo gucubya irari rya kamere y'umuntu. Biri kumvikana? Abakolosayi 2:17 kumanuka. Muzabisome byanditse mwaho ngaho. Muzabisome umanuka usoza icyo gice cyose. N'Abagalatiya 10 bavuga ko birinzwe n'amategeko. Bose ni bivume. Niko bavuga. Sibyo? Ngo kwera ko byanditswe ngo havume umuntu udahirimbira ibyanditse mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore cyangwa se abisohoze. Mani magambo, niba ushaka gutsindishizwa n'amategeko byasaba ngo wubahirize ikintu cyose cy'itegeko Imana yagize ute? Yatanze. Njya mbwira abantu bambwira ngo wubahirize amategeko nk'abaseka. Ukabona nk'uriya mu papa ufite umupira wanditseho Rwanda National Resources Authority ningira ngo akambwira ngo yubahirize amategeko yambaye kuri yambaye umweru hejuru ubururu hasi, kandi amategeko atari ko yemera. Mu mategeko handitse ko agomba kwambara ibisa hasi no hejuru, ntukambare umwenda ubohesheje ubudodo bw'amabara y'amahara kubiri cyangwa atandukanye, ukaba waconze ubwanwa nka gutya bwa Jean Baptiste, nawe ngo wubahiriza amategeko. Kandi ntiwemerewe guconga ubwanwa, ntiwemerewe kogosha umusatsi wo mu masaya, ubuzi wubahiriza ayo mategeko. Tayo kubeshya nuvuye abantu ntabwo bago bamenye amategeko. Umudiva kameshe ngo bariza batarambeshya cyane. Yesu abatuze y'umunsi wa karindwi kubeshya, uretse no kubutara umwisirayeli wenda nacyo nagivugaho kuko ntundi nta nubwo uri mu ntabwo bimureba nturemerewe. Ubundi abanyarwanda twe n'abanyamahanga bose muri rusange amategeko dutsindwa tutarageraho. Abandi bo abizere bo baragerageje baratsindwa. Niyo mpamvu nyine Yesu yaje, sibyo?
nuko umuntu yananiwe iki amategeko ariko nangwa nabo bari babyemerewe byibura kugerageza ariko twebwe twara abanyamahanga tudafite imana rureba nta byiringiro dufite by'ibizaba nta masezerano dufite isezerano ry'amategeko ntabwo ritureba twe ariko reka tuvuge ko wayishananitseho da reka tubyemere tuyagiyemo noneho unambwira uburyo nyine wayakoze cyangwa se abadivide isabato y'umwaka murayemera habagaho isabato y'umunsi wa karindwi n'isabato y'umwaka wa karindwi imyaka 6 nishira undi mwaka wa karindwi uwo mwaka w'isabato no mwaka abantu bagomba kuraza igihugu cyose ihinga none ntibahinge ntagire umuntu ujya mu murima wahinga imyaka umwaka wa karindwi ariko uko rireba umuhinzi niko rireba umukozi wa leta nkababaza ese wowe ukora iki hano none se hari umwaka ugiye gukandika usezera ku kazi nyine ko uhagaritse ku mwaka w'isabato ari gutyo ukaba umwaka wo guharira abantu imyenda ukubereyemo ideni wese ku gihe cy'uwo mwaka ntabwo wongeraga kugira ute kumwishyuza yabaga byungukiye niyo mpamvu muri rya sengesho rya data wa twese Yesu ari maca amarenga ari guca amarenga y'ibyo Imana igiye gukora harimo ijambo yavuze ngo uduharire imyenda yacu nkuko natwe tujya duharira abatubereyemo imyenda yabishatse kuvuga ikiburi nkuko watanze mu mategeko ngo umwaka w'isabato tujye tuharira abatubereyemo imyenda natwe duharire imyenda yacu kubera ko umwaka w'isabato ugize ute ugeze kandi umwaka w'isabato ninde Yesu niyo mwaka w'isabato niyo mpamvu Yesu yaravuze ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nge kubera ko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwa neza ubutumwa bwiza ngo mbwire imbohe ko zibohowe ngo mbwire n'abantu umwaka Imana ibagiriyemo imbabazi nicyo yabaga ashatse kuvuga umwaka w'imbabazi ni umwaka wo guharira imyenda niyo mpamvu Yesu kubwe natwe Imana yaduhariye imyenda yacu yose umuntu ukubwira ko ubereye mu Imana umwenda bakubeshye nawe keretse umwaka ideni ubereye mu Imana no kwizera umwana wawe nta rindi deni yego abadive bajya bagendera kuri icyo kivuga ngo utanyuze ku isabato ntago azagera mu bw'Imana nyine isabato y'ukuri ni Yesu isabato ni ikiruhuko sibyo ntabwo waba ukiri gukorera ijuru mbwire ko uri mu isabato abari mu isabato nabamaze guhishurirwa kwishura Imana yari bahereye ubuntu bakaba bibereye amahoro bari mu isabato mu isabato kandi iteka ryose igihe se Yesu ari kumwe n'abigishwa byagenze gute baciye ahantu mu murima abigishwa basoroma amahundo bararya bari abafarisayo ati wowe ntubona n'ibyo abigishwa bawe barimo gukora ku munsi w'isabato arawe tuya mwebwe ndi abo murabashyiraho urubanza kandi nta rubanza rubariho abangabo bari kumwe n'umwami w'isabato abo bayirimo deja itameze nk'iyo yanyu biriya byose byari igishushanyo ukuri kwabyo ni Yesu urimo kubyumva Yesu niwe turo Yesu niwe gitambo Yesu niwe mutambyi Yesu niwe rusengero Yesu niwe byose Yesu niwe sabato Yesu niwe gukiranuka kwacu rero umunsi w'icyumweru n'umunsi ubwo bavuga ngo ni isabato aho hantu buriya wahanganye nabo ntabwo hari wabatsinda n'amakofe yazamo tukavuga ngo ukuntu iriya minsi bayibara bakavuga ngo uyu munsi w'icyumweru ni umunsi ngo wa mbere ngo niba ngo wabereye ibyo rero bayobewe Yesu iyo umuntu ayobewe Yesu ahimba ibintu byinshi tujyane bakavuga ngo bo basenga ku munsi w'isabato bavuga ku wa gatandatu ariko reka mbabe mwarasomye biravuga ngo musenga ubuda siba none zubwo abakijemo iminsi se none Yesu aravuze ngo musenga ubuda ubwo si iminsi yabikijemo kandi musengesha umwuka iteka ubure kubyumva ubwo ntago hakijemo kujya ibunyana akagusengera ntihakijemo umunsi runaka wo gusengeraho wa mugore waganiriye na Yesu bahuriye kwiriwe yamubwiye ati wa mugore kumubwira ariko mwebwe abayuda wamusamariya akazi mwebwe abayuda ngo yamuvuga ko Yerusalemu kwa Salomo mu rusengero ari abantu bakwiriye kujya gusengera natwe abasamariya tukavuga ko ino misozi ariho dukwiriye gusengera Yesu amwete wawe mugore nyizera gusa ba mwibyo byo ntacyo bikimaze ba muri nyizera gusa
igihe kirageze kandi kirasohoye, ubwo abasenga data by'ukuri bamusengera mu kuri no mu mwuka, ngo data abo bonyine niba ashaka ko bamusenga, hatakirimo ibyo kujya i Yerusalemu, hatagiye mu misozi y'ibunyanaka n'ibunyanaka, ahubwo wizere Yesu. Yesu niwe kuri, niwe wivugaga, sibyo? Gusengira Imana mu kuri no mu mwuka nta kindi, nuko wizera nde? Yesu, ugasenga Imana ubudasiba ku bwa Yesu. Yesu niwe kuri, sibyo? wakoze gukurikira ibiganiro byacu, tukibutsa ko ibi biganiro bikomeza, tugusaba niba utarabikora kugira ngo ukande subscribe kugira ngo ntihagire ikiganiro na kimwe cyacu kigucika, ariko kandi tugusaba no gusangiza abandi iyi channel kugira ngo ubutumwa bwiza wumvishe bugere no ku bandi, kuko niko ijambo ry'Imana ritubwira ko nkuko twaherewe ubusa natwe tutangira ubundi.